Yesu nashimwe cyane muvandimwe, Imana iguha umugisha muvandimwe, kandi Imana yo mwijije kugirire neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice byaho ni 12 ku murongo wa mbere. Hanyuma tugiye kuganira kuri aya magambo. Imana yo mwijije iguha umugisha mwinshi. Hari ijambo rivuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ijambo riravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi. No ngo aya ni amagambo Paulo yandikiye Abaroma, yumvisha uburyo bizera umwami Yesu, yumvishe uburyo bahindutse, yumvishe uburyo ibyo bagenderagamo kera babihinduye, yumvishe ukuntu abari abapfumu bahindutse abakristo, yumvishe ukuntu abari abarozi babishize hasi uyu munsi bakayoboka bakakira Kristo umwami n'umukiza, yumvishe abari abajura barabiretse bakakira Kristo umwami n'umukiza. Hanyuma yumvishe amateka yabo neza, arabandikira uru rwandiko hano dusomye, aravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Yatangiye abinginga, nanjye nangiye nkwinginga mwene data muvandimwe inshuti yanjye, wowe urimo nkurikirana, wowe undeba, ndimo ndakwinginga mu izina rya Yesu. Ijambo ravuga ngo nuko ndabinginga kugira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Gutanga umubiri wawe ukaba igitambo kizima cyera, kandi icyo gitambo gishimwa n'Imana. Muri ino minsi abantu barimo barasenga ariko atari ibitambo. Muri ino minsi abantu barimo barasenga ariko imibiri yabo ari ikizira. Muri ino minsi abantu barimo barasenga ariko ubugingo bwabo bwarakiriye ikizira. Uyu munsi abantu barimo barirwa mu rusengero ari abasambanyi. Uyu munsi abantu barimo baravuga Imana ariko imirimo bakora ihakana Imana bavuga. Uyu munsi hari ibibazo bitandukanye. Mu izina rya Yesu, Imana yo mu ijuru Data wa twese igutandukanye n'abandi. Imana igutandukanye n'abandi mu izina rya Yesu. Ijambo ravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo nimutange imibiri. Imana ishimwe cyane. Mutange imibiri yanyu ihinduka ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo uko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Urashaka gukorera Imana, urashaka kuvuga Imana, urashaka guhimbaza Imana, urashaka kugira ubuzima bwejejwe, tandukana n'abandi. Tanga umubiri wawe, uhinduka igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ngo uko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Muri ino minsi abantu barimo bararirimba ugasanga n'abasambanyi. Muri ino minsi abantu barimo barabwiriza ugasanga n'abatinganye. Muri ino minsi abantu barimo barahanura ariko ugasanga nyuma y'ubuhanuzi hari ukundi kuntu bitwara. Ijambo ririmo rirambwira ngo ibyo byose rero niba ushaka kubikora, ngo tanga umubiri wawe uhinduke igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ngo uko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Tanga umubiri wawe mu izina rya Yesu, tanga ubugingo bwawe mu izina rya Yesu, tanga ibitekerezo byawe mu izina rya Yesu, tanga business zawe mu izina rya Yesu, tanga imyumvire yawe mu izina rya Yesu, kugira ngo Mwuka Wera w'Imana akuyobore, kandi nuvuga ngo akuyoborane neza. Muri ino minsi usanga usanga abantu bashobora kujya mu bubari ariko ugasanga bitwa barokore nabo bari mu bubari, kandi ijambo ririmo rimbwira ngo turi mu isi atari yacu. None se kurimo wifatanya nabi isi utari uwisi, urimo uribaza, urimo uratanga iyihe shusho, urimo uratanga iyihe message? Ijambo ririmo rirambwira ngo kuba nabwiriza ntacyo bitwaye, kuba nahanura ntacyo bitwaye, ariko abantu bazamenya ibyo mvuga barimo bareba imbuto zanjye. Ese umuntu nibaza yuko uri umurokore, akabazi neza yuko uri umukristo, yaza agasanga wabyagiye mu kabari warayemo, nuvuga ngo ese azagukuraho izihe mbuto? Ese ni iki kizatuma ashaka gukora nk'ibyo ukora? Ijambo ririmo rirambwira ngo tugere ikirenge mu cya Kristo. Ese umuntu nashaka kugera ikirenge mu cyawe azakora iki? Mbwiza ukuri, reka tuganire. Umuntu ashaka gukora nk'ibyo ukora, isubiremo we ku giti cyawe. Umuntu aramutse ashatse gukora nk'ibyo ukora, akagenda nk'uko ugenda, usanga waba urimo umuheye message. Mbwiza ukuri, nuvuga ngo umuntu aramutse ari umwana wawe cyangwa se ari umugore wawe cyangwa ari inshuti yawe cyangwa ari umuturanyi, ashaka kugenda, nuvuga ngo ashaka kukwigiraho mu mutima wawe, ashaka kukwigiraho, wamwigisha iki? Wamwigisha kunywa itabi? Wamwigisha gusambana? Wamwigisha kwiba?
ni igiki wamwigisha? Umuntu aramutse ashaka kukwigiraho nuvuga ngo wamwigisha iki? Ijambo riravuze ngo nimutange imibiri yanyu ihinduke ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo uko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ndimo ndakwinginga muvandimwe, inshuti yanjye, tanga umubiri wawe. Uyu munsi tugeze muri tekinoloji, tugeze mu isi irimo itwaza abantu igitutu, tugeze mu isi irimo igora abantu cyane, ibintu bigendanye no kwiyorohereza birimo biraba byinshi cyane. Uraba uri mu rugo ugashaka kugira ngo ugire ka relax, ariko ka relax ugasanga uruhande rwawe hateretse ka wine, urimo urakagenda ukamimina buhoro buhoro. Ndimo ndashaka kukubwira, urimo urisanisha n'abisi. Ibi ni ibintu bishira, urimo urabikora ariko bizashira. Ijambo rije rivuga ngo iki? Riravuga ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Paulo yabivuze neza ngo iyi si murebye imubona nk'ubambwe, nawe yayireba akayibona nk'ibambwe. Mu yandi magambo, isi murebe iramutinya, nawe yayireba akayitinya. Ariko wowe se muri no minsi umuntu akurebye urimo uragenda gute? Uri muri twara ute? Uri muravuga ute? Inshuti zawe ni zihe? Nuvuga ngo abantu bari close yawe nabahe? Imana irimo iravuga, ijambo riravuze ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi byera, igitambo cyera, mu mivugire cyera, mu migendere cyera, muri plani cyera, uhinduke igitambo cyera mu izina rya Yesu. Imana iguha imbaraga, ntabwo ibyo wabyishoboza utararambura amaboko ngo ubwire Imana ngo ndi umunyabyaha, nyemerera unyuzuze imbaraga zawe, ngendane nawe, mbane nawe. Imana yo mu ijuru iguhindure mu izina rya Yesu. Tugeze mu bihe bigoye bikomeye cyane, aho umuntu asigaye agambanira umuvandimwe, kandi wajya kureba ugasanga ku cyumweru arafata bibiri akajya gusenga. Tugeze mu bihe bigoye, aho ushobora gusanga urimo usangira na mugenzi wawe hari iseta mukorera wera ya business, ugasanga arimo arakoresha uburyo ki bwose bushoboka kugira ngo ayikwimureho, kandi ku cyumweru agafata bibiri akajya gusenga. Ndimo ndashaka nsatira gusoza. Ijambo ravuze ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo uko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ndimo ndumva nifuza kuko waturahaye amagambo ngo tanga umubiri wawe, tanga ubugingo bwawe, tanga ibitekerezo byawe, bibi bitambo, nuvuga ngo uhinduke igitambo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye muri uyu mwanya. Reka imbaraga zawe nyinshi n'ubuntu bwawe bumanukira ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Dufite mu mitima turashaka guhinduka ibitambo bizima byera bishimwa nawe, mu muvigire tugashimwa nawe, mu byo dukora tugashimwa nawe, mu ma office aho turi tugashimwa nawe, aho dukorera hirya no hino tugashimwa nawe, turi muri bisi tugashimwa nawe, twaba turyamye tugashimwa nawe, twaba turi mu miryango yacu tugashimwa nawe, twaba twagiye mu bukwe tugashimwa nawe, twaba twasohokanye n'inshuti tugashimwa nawe mu izina rya Yesu. Icyatuma tudashimwa nawe n'igikubitwe hasi. Ndirukana imbaraga z'umwijima, ndirukana imbaraga z'umubi, ndasenya ibirindo by'abazimu n'abadayimoni. Ndagushimiye nyiri cyubahiro, reka izina rye rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Ndabashimiye. Ni Diacre Ntambara Emmanuel. Imana ibaho umugisha mwinshi. Shalom shalom, mubane n'Imana. Ndabakunda cyane.